Kicukiro hari habera impanuka ikomeye y'ikamyo. si impanuka zo muri None ngewe hano nabonye impanuka yabereye nkurikije amashusho nabonye nijoro hano sibyo Jesus nkurikije hano nabereye nabonye ifoto hari icyapa cyanditseho ngo genda gahoro. kuki Hano hafi gutya hari icyapa cyanditseho ngo genda gahoro. Ahubwo Yehova ni umukozi w'umuhanga. none se Undi zira modoka zikuza ikamyo se bivuga ko yihutaga ngo yacitse feri. none se kugenda gahoro no gucika feri mba bidatandukanye yagendaga gahoro nyine yacika feri moto noneho abantu barazivugaho byinshi. bigenze ayiwe ayi akose pirono yago Ibyago ubizagihura kugenda gahoro. ariko se Imodoka ngo wenda si umumotari wabiteye imodoka ngo yamanuka. kumbona arizo nyinshi hariya Nizo nyinshi nyine ariko ni nazo nyinshi mu mujyi turi gukora turi muri ntuzi turi muri process ya green mobility. kandi urebe imodoka modoka yitwaye amagi y'ikamyo. amagi iyi kamyo y'umweru mubona amagi yangayo y'inkoko egg cyangwa se f noneho iriya ngira manuka ibura feri iriya yindi imeze nk'amazutu cyangwa n'amazutu ibikomoka kuri peteroli yego ibuze feri yikubitiriye iriya nayo ihita yambuka umuhanda gutya iraza rero igonga iziri mu kindi cyerekezo iyi ngiyi niyo yatangije ibintu yatangije feri ariko turi n'abanyamahirwe b'ikintu cyakora impanuka ntigiturike nuko kitahuye n'ibindi noneho kuri sitasiyo hafi na sitasiyo ibaze ikinyabiziga gihetse mazutu noneho impanuka kuri sitasiyo. Ariko turi kuvuga uyu muhanda wa Kicukiro hari umuntu ugeze gutanga igitekerezo kwanza aha ni Kicukiro witwa Kicukiro centre ariko ahantu kuki bakunda kubera impanuka hari umuntu witwa Carve njya mubona kuri Twitter bibuka wowe nanone yigeze kumanuka hari Carve yanditse ati bano muhanda umanuka umuntu uze mu hita gute hahandi habura rwa rusengero uruhe rusengero se urusengero ruzwi bagiye barwitase bandi bagira televiziyo zero yego restoration niyo oya restoration bakimeze uvuga se kwagitwaza se kwagitwaza barwita gute urusengero se nibyo nakubwiraga ubwo Zion Temple akumva ko kugira ngo uyibuke bisaba ko bibagoye avuga ati kara gahanda kamanuka mo hariya hagakwiye kureba uburyo nta modoka nini zinyuramo byagakwiye kuko hari ahantu ngiye mbona impanuka ya mbere yazira kamyo z'umutuku niho nayibonye ikomeye umunsi yasiribangaga abantu bwa mbere abamotari benshi ariko na hano muri no abamotari bawe jewe inshuro zose maze kunyura mu muhanda wa Rwandex nta na rimwe sibyo kuvura umuhanda kwagurwa ukagirwa munini nta na rimwe ndabona hatabereyemo impanuka kabe gatoya ariko buri munsi nsanga yabaye ari na amajyaruguru kujojoba uwasiransi nayo igomba kuyishyura aya magi igomba kuyishyura nyine niba yarayifite ariko ese kamyo nk'iyi yagenda itagira asiransi none se asiransi ushobora gusanga ari ikamyo atari ibyari birimo ahubwo gusa ubwo si uko bimeze ibicuruzwa ndakeka bura wasanga hasi umuntu yajya kurangura amagi yuzuye ibeni gufata risk nta asiransi gufata risk ni iki asiransi y'amagi iragoye iyi mihanda rero impanuka yari ikomeye we iyi mihanda minini iyi modoka ziko mbona yiryamiye hano iyi kamyo yayikubise iragenderwa muri ntuza iyi ngiyi niyo yakoze impanuka ikubita ikamyo irarengera yego nayo igenda nyine ikubita izindi nyine ndakuvuga byageze ku rwego izi ngizi nyine ziryamamo hano muri sitasiyo nyine urumva iriya kamyo yaje irakubita kandi ikigaragara yaturutse kwa ko iyo umanuka unyura hirya ubwo yaje imanuka yo ikubita iza mu cyerekezo cy'izizamuka aha ntawe wayicikira rero nicyo bita impanuka iyi mihanda minini iyo dufite mu Rwanda hari umuhanda ufite rene eshatu se dufite ni ebyiri noneho hari ukuntu imodoka zihuta sibyo zikihuta rimwe na rimwe ugasanga amaferi ni impanuka nyine n'ubundi harya ubundi izi ngizi zo zigenda buri gihe ntabwo zimeze nka za zindi zigira igihe bakaziparika zikaba ziretse kugenda izihe zitwaye ibikomoka kuri peteroli se rimwe na rimwe nabonye biterwa n'ahantu ziri kunyura nese mu ntara urabona ziriya modoka baziparitse ugenda uzamuka bishenye ugahura n'igikamyo kiza ntabwo watwara hano birasaba ko abashoferi batwara ziriya modoka ziriya modoka zinini
birasaba ko abashoferi bagirwa inama bakagenda gahoro sibyo cyangwa se tukajya tukabasuzuma indwara n'umunaniro byose tukabirebera icyarimwe. Oya n'ubuzima bwo mu mutwe reka uriya mushoferi wasanga amaze nk'iminsi 3 ataryama. Birashoboka nabyo wenda bitewe n'aho avuye, gusa iyi accident yo yari ikomeye. Ngiye imihanda minini iy'ibiri uyu wa Kicukiro n'uyu wa Sonatube ni nkaho twavuga ngo twagize imana. Cyari gihetse ibikomoka kuri peteroli kigiye kikagonga amamodoka akajya kugwa muri sitasiyo. Hari ahantu haba habereye iturika riteye ubwoba. Akarere kaba kahiye n'akare n'aya sare harya ni y'akarere nayo hariya haba habaye ibitabereye ibintu bitari byiza. Yehova ni umukozi w'umuhanga, cyangwa wasanga umushoferi ari byo yakwebye. Uhe uyu ngo avuga ngo wakujya ugende ngo muri sitasiyo bikanyiyobereza hanze bituragurike byose. Muri umushoferi aba yabaza imibare myinshi, bitekereje uko biri kose ashobora kuba yakuruye agahita ashaka ahandi ayo umushongi w'amagi. Ariko rero nicyo bita ibyago. Reba kugongwa uhetse amagi, namugonze nawe arambuka ikintu kidashobora kujya hakurya. Ubwo se amagi niyo yababaje muri oya ntago ari yababaje, ariko nari ngiye kuvuga yuko hari igihe nyine kiba ari icy'ibyago pe. Ubwo ni ibyo rero. Polisi ivuga ko habaye iki? Habaye ibura rya feri ry'imodoka itwara ibitoro. Hari abahatakarije ubuzima. Ntayo makuru ntayigeze asa. Ayo makuru ntabwo aramenyekana. Ubu utabeshya hano hantu yabura. Iyi kamyo se ishinze muki? Iriya nyine yagiye niyo yatangiye. Nyine hariya yaguye ni muki? Ni muri rigori. Birashoboka nkurikije uko mbibona amashusho rega ntagafashe kinyamwuga. Ni amateri. Ndizurabona bano umushoferi uryamye mu muhanda mu motari. Ikibazo ukuryama ndashaka kureba ikintu cyatumye ikamyo isa nishinga. Urabona ko yamanutse yinjira muri iriya etaje ahubwo. Ntabwo yari yinjiye muri etaje. Oya uzi cyabaye igituma ihirimye kuriya ishobora kuba yishinze muri ntuza yayohereje muri rigori kugira ngo igabanye umuvuduko. Rigori yonyine ntiyashoboraga. Burusha kuba yagonze nk'abantu nka babiri abasigaye bakigonga. Kubera yagonze irakamye y'umweru yari twaye amagi irambuka nayigonga irambuka ijya hakurya ijya ku igonga izindi. Iyi yaguye muri station se yagendaga cyane yanywaga bigaragara yazamukaga. Iriya yanywaga se kandi iyi ariyo yagonze izo ngizo. Urahari yaguye muri station y'imodoka ntoya ya SUV. Ngira nayibonye iyi iyi nyishwa ko yazamukaga iriye kazi kayikubita ikaza kagwa mu hano. Imana hano yarinze abanyarwanda n'abanyakicukiro muri rusange. Station cyane haba habaye iturika ridasanzwe. Hakundura station nta protection zakagombye kuba zihari. Ikiza ibintu si bagombye kubitekerezaho. Station nubwo bavuga gushya kuyigonga gutyo ubwayo ntibyayitwika kuko essence cyangwa se mazutu ntabwo ibiri hejuru, ziba muri hasi muri ntuza zipfuye. Kugira ngo biturike byasaba ko haba hari nk'akarike gikabonetsemo ahantu habonetse kugira ngo umuriro uturuke hasi umanuka. Biragorana kandi umuriro ntujya umanuka inshuro nyinshi urazamuka cyane rwose. Keretse yakamye ubwayo niyo yashoboraga nayo, ariko nayo niba yaturukaga iriya isa nkaho yari ivuye kuvidura. Birashoboka yavaga hejuru yavaga ntuza simbona ko ari ntuza yande station se yavaga bayita bate meru hari iyi se cyanditseho inshuro nyinshi zambara amabara y'ama station yabo. Ubwo rero nibyo musome bwa butumwa bamwandikiye bwa butumwa ko byandikiwe abikora inoze. Nyakubahwa Mutesi mwaramutse mwatubarije Minisiteri y'Ubuhinzi impamvu twebwe abaturage ba Karangazi ko baduhaye imbuto mbi y'ibigori twarahinze ikaba yaranze guheka. Karangazi ibigori byanze guheka. Igihe cyo guheka cyarageze se ahubwo bari gusarura abandi igihe cyo guheka bahinze imisigati nye barimo kuri imisigati gusa abandi bari kurya ibigori babigejeje kure. Ariko uwo ni wenda bamenye na Solange hari uwo ndabwiye turabikira kuri ndabamenye ndabamenye se naje vuba muri lab we na Solange se sibo batanga imbuto muri lab. None se nibajye gusarura ubusike yakibazo baracyarimo ntacyo yabazwa gusoje ngo bajye kubibaza niwe ahubwo niwe nyirabyo
ahubwo arabyibaza adatanga n'ibisubizo byabo. ahubwo aranabyirega ayihane. abo ni abanyagatare ariko mu nkuru y'ejo ya mugenzi wacu Fisto harimo n'aho ubuyobozi bw'akarere ka Gisagara bubwira abaturage mujye mujya gukora umuganda, izo za nkongwa zirimo muzitoragure mwirwaneho muzikuremo cyane rwose. Ibibazo rero by'imbuto z'ibigori, imbuto imirama y'intoryi ikazana intagarasoryo, twa tundi turura cyane n'utuhe n'utwo nitwo ntagarasoryo cyangwa inkarishya cyangwa isogi. Isogi ni imboga, tuza tumeze nk'uturabo. Isogi ni dodo, ni nk'ahari